kenshi impamvu ubona abantu benshi habe n'izi social media abantu bari kuzikoresha nabi umuntu agamavuga ngo uyu nguyu yagaze gutya yasohoye ifoto yasohoye ntago ndi gushigikira abantu bari kubikora ariko igihe cyose urimo kublama gutyo wari ukwiye gusubira inyuma ugafata ikirore nawe ukabanza ukireba ese amakuru yanje nanje amenyekanye bizogenda gute igihe cyinshi dukunda ko abantu batugirira imbabazi ariko twebwe twaranda kugira imbabazi abandi igihe cyinshi dushaka ko abantu badukunda ariko gukunda abandi zaratugora igihe cyinshi twumva ko amakosa yacu bayashiraho urupande bakayatwikira irido ariko ayabandi numva kamera hano mbabwira ukuntu ntagawe yarayibye wowe ayawe Bibiliya zivuga ngo uko ushaka ko bakugirira ngo wa mbere banze ubigirira abandi icya kabiri Bibiliya ikongera ikavuga ngo ibyaha by'abamwe ngo bitewuka cyane kumenyekana ngo ibindi ngo bikihuta bimwe biratinda ibindi bikihuta ariko ngo byose bizoshirwa ku mugaragaro so rero birakwiye ko ahubwo iyo umenye ko hari amakosa SP yakoze cyangwa ntagaho hawe nk'inshuti cyangwa nk'uwizera biba bikwiye kurira mu buryo bw'umwuka mu mutima ukarizwa n'icyo kintu cyabaye hanyuma ugasenga ukabwira Imana ngo ni gute ibi bintu uzawuba ibi bintu byagenze gute utubabarire uturengere udufashe ugasenga ukamuhamagara mu ibanga ukamukosora ukamubwira ariko rero ubu nyine abantu uranezerwa nuko mugenzi wawe yaguweho n'ikintu kibi uzuguza amayinite ya limitere saa 9 z'ijoro ubaye umenye ko ari amakuru yantagawa yasohotse ugahita ushaka abandi bantu hari igihe Imana iguhindura igitabo cy'amateka kizobera inyunganizi y'abantu bazoza nyuma yawe Shalom shalom bavandimwe turabasuje cyane aho muherereye tubifuriza ibihe byiza mubona Imana mu bintu byose abamerewe neza turabifuza kugira ngo mukomeze mumererwe neza abo bitagenda nabo hari Imana ejo bizagenda nubwo uyu munsi ubona bitagenda ariko ejo harahari kugira ngo Imana ibigenze neza mumererwe neza hanyuma uyu munsi turagarutse dufite umutumirwa uri special kabisa umukozi w'Imana dufite uyu munsi rero ndizera yuko biri buze kugenda neza ibyo tugiye kubaha ni ibintu byiza cyane ijambo ry'Imana ni ubuhamya mwitegure ibintu bikomeye muri uyu mwanya rero mutumirwa wacu turakwakiriye cyane twe turakumenyereye turakuzi kandi wenda n'abandi benshi barakuzi ariko hashobora kuba harimo amayelema amwe atakuzi rero karibu kugira ngo wivuge murakoze cyane nitwa Pastor Ntagawa Noah ariko buriya waruzwe amazina yanjye ataba kujango inti bishoboka ubundi amazina yanjye nitwa Bifaranga Bienvenue ariko ayo tumenyeri ni Noah Ntagawa Noah ayo yandi niyo ari kubyangombwa amazina yanjye bwite niyo aba kuri diplome niyo aba ku bintu byose ibaze nuko ufite amazina menshi kandi yose gani nyitirinde ntakunda bitora iyo ndi bukwitura uragiye none reka mbe mvuze gusa bishop nta kibazo karibu cyane pastor turakwakiriye cyane kandi ikindi dushima cyane yuko mwatwitabye Imana ibaduhera umugisha mwinshi hanyuma uri umukozi w'Imana reka dutangire twishira mu biganza by'Imana karibu Mwami Yesu tunejejwe cyane n'uyu mwanya mwiza tugize wo kuba imbere y'aba bantu benshi badukurikirana uyu munsi cyangwa hirya y'ejo n'uriya mwaka wundi n'indi myaka yose iri imbere reka tugusabe umugisha kuri bo dusabire umugisha kuri bo urwaye akira mu izina rya Yesu ufite izindi mpamvu kanaka ziri imbere ye turabizi nyanja yaracitse abantu bambuka humbutse umuntu ubabaye agira ibyiringiro kuri Yesu yahari uzamubera ibyiringiro kandi uzamubera igisubizo n'abandi bose banezerewe nanone ukomeze uwongerera umunezero urakoze data ko ibiganiro byose cyangwa ijambo ryose tuvugira kuri kamera kuri aba bantu kuri uyu murongo kuri iyi chaîne ya YouTube buri muntu wese uzaryumva ababaye azakire ushonje azahazwe urira azahozwe wishimye azakomeze yishime kuko hari icyo uzabukoze kuko hari icyo uzabuduhaye kuko hari icyo uzabutanze kugira ngo umuti w'ikibazo cyangwa umunezero ushaka kunezerwa ukomeze uboneke urakoze data uyu munsi kugeza ibihe bidashaka izina rya Yesu amen urakoze cyane buriya iri sengesho ryonyine twavuga ngo turigarukireho ryokiza abantu benshi buriya isengesho rirakora cyane rero turagushimiye cyane nukuri ndashimye ntobona uko mbivuga kuko kwitabwa n'abantu nkamwe abakozi b'Imana ni ibintu bidasanzwe buriya
ntiwonyitaba utanyizeye cyangwa se utizeye ibyo mpankora, ariko ibingibi ni ibitwereka yuko dufite abadushigikiye, dufite abakozi b'Imana bemera ibyo dukora. Rero turabashimiye cyane, murakoze cyane. Hanyuma uyu munsi ndifuza yuko tuganira, twagiye tugukurikirana, duhorana hano i Bujumbura twumva ubutumwa bwiza, twumva amatemwanyaje ugenda ushiramwo. Uyu munsi ndifuza yuko twoganira ku bijanye n'umuhamagaro wawe, kandi nyine uze kumbohokera umbwire ubundi umurimo w'Imana wawutangiye ryari, kuko turabona uri pasiteri, nyine uri umuntu mukuru cyane, ariko ku bigaragara, ku byo tureba, uragaragara nk'aho ukiri mutoya. Oya, buriya nubwo umuntu yaba afite imyaka mikeya, ariko kera yabaye pasiteri, aba yabaye umubyeyi ukomeye. Narimuze ati tubona ugaragara ukiri mutoya, ni gute wabyakiriye wemera kuba pasiteri? Karibu. Wow, turashima Imana ku bwanyu. Cyane hajya yitwa Seba Official. Seba ni Niki. Seba ni akazina k'umugabo wanjye. Nanze kuvuga ngo namasheha kanje gusa wenyine, kandi ntukiri wenyine, kandi sinkiri jenyine. Ako ka Seba ni ak'umugabo. Turashima Imana rero ku bwanyu, Seba umuryango wacu, umuryango w'inshuti, umuryango w'abavandimwe dukunda kandi nawe dukunda. Nshimiye kuba hano. Rero ni umugisha kubana namwe, biraturyoheye natwe kuza kubana namwe. Umuhamagaro rero, uzi ko hari umuntu wabaye umwami afite imyaka 7 muri Bibiliya? Yabaye umwami afite imyaka 7? Uzumva ko ntago wamwibuka? Hari umugabo witwa Yowasi wagize ku myaka 7 yari amaze kuba umwami. Ese yari yapfushije umubyeyi. Hanyuma ku myaka 12 nibwo Dawudi yishe Goliyati. Ku myaka 12 nibwo Yesu yakoze imirimo iteye ubwoba, bajanye n'ababyeyi be bagiye muri Pasika. Hanyuma bagezeyo ababyeyi baratahagumayo. Ubundi biba byiza kutava muri Pasika, ko Yesu yaragiye tiyavayo agumayo. Umuntu wese wagiye muri Pasika ntakwiye kuvayo. Uba Pasika nibwo rufatiro ruzima rw'umukristo, upfa no kuzuka kwa Yesu. Ntago tubivamo, tubigumamo, kuko nibwo buzima, niyo base, niyo sasu, niyo tapi. Kuvuga ngo duhora muri Pasika. Pasika ntago ari kuvuga ngo ni mu kwezi kwa 4. Oya, Pasika ni ubuzima bwacu bw'isi yose. Umwana w'Imana cyangwa se bw'uwizera. So Yesu yarafite imyaka 12, ikintu yakoze gihambaye, yabanje kugumayo. Icya kabiri, aganira n'abayobozi bakomeye b'amadini, b'amanyamategeko, b'abadokiteri, arabakonvenka, baratanga bati umwana wowe bitimwe avec imyaka 12 urimo kuvuga ibintu yambaye. So ntago rero umuhamagaro reba ku myaka, nubwo biba bikwiye ko ugira n'imyaka nyine ikwiye experience, ariko nanone turashima Imana yaduhamagaye turi batoya. Ari ikintu gikomeye mu bwoko bwacu ndetse n'abandi benshi bo muri Afurika bari bazi ko umuntu akwiye kuba pasiteri ariko ashaje. Ariko umurimo w'Imana rero ntago ari poubelle publique, ngo ibintu zose nibimara gusaza ngo ariho bata. Numara gukora akazi ka leta, warabaye umuganga cyangwa warakoze muri leta, warakoze muri compassion, warakoze mu karere, warabaye musika, ngo n'ubu umupasione leta itakibasha kugukoresha kubera ko imaze kubona utangiye kwibagirwa, hari ibintu bimwe ukora nabi kubera ko atari ubushake, ariko ari imyaka ugezemo. Ngo ituba pastor ntago ari byo. Birakwiye rero ko dukorera umwana tukiri bato, ubwenge bukimeze neza, ushobora gukora umwanya munini, ushobora gukora amafungo, hanyuma ukanabwiriza, ugatwara imodoka yawe, ugakora n'indi mirimo isanzwe. Rero biba byiza rero gukorera Imana tukiri abajene. Ndashima Imana rero yaduhamagaye turi batoya, nkuko babivuze, nubwo nasaga nkubwira ati bashaka kungura ko ndi petit pasteur, ariko mu by'ukuri ufite imyaka mikeya, ariko ndashima Imana ko yaduhamagaye, kandi natwe dushima ko twabashe no kwitaba. Rero umurimo w'Imana si poubelle. Ngo nunanirwa gucuruza, ukananirwa igisirikare, ukananirwa ibintu byose, ngo uzahita uba pasiteri. Umurimo w'Imana ukwiye kuba uri umuntu umeze neza, uhamagawe neza, ufite umubiri muzima, ufite ubwonko buzima, ufite umwuka muzima, ufite ubugingo buzima, bakorera Imana ufite imbaraga. So ndashima Imana rero ko twitavye umuhamagaro turi batoya. Naho ubundi ho warumbajije ikibazo kivuga ngo se natangiye gukorera Imana ryari. So hari iminsi navuga nakoreye Imana
ariko bisa naho bitaramenyekana ku bandi ariko kuri njye nari nzi ko umukozi wayo hakaba rero n'iyindi minsi rero abantu hari abantu babimenye 5 6 100 10 igihumbi kujyana ashaka kugira akavuga cyane umukozi w'Imana pastor mvuga butumwa ariko mbere yuko social media intora mbere yuko tumenyana n'abandi bantu benshi tubona yeso mu nkore Imana ikintu cyane ndamvuga cyamfashije kurenza ibindi bintu byinshi kuri yakorari nayigiriye ngo mbishite ubwo usko nabaye conducteur yafatere ariko ubu nyine ndi mu kubona ziriya ndirimbo habetse pasteri kwashoboye no kuririmba so Imana iyo yaguhaye ari gihe iguheza kimwe kikadomina ariko ufite utundi tudushami tugufasha kugira ngo cya kintu gihambaye cyangwa se gifasha umwanya munini kibashe gukora neza so kuri njyewe kidominiye ni ivuga butumwa ariko n'izindi mpano zifite uzi ko hari n'umuntu wigeze kumpanurira ngo nzawo umuhanuzi ndategereje ko umisi imbere shobora kuzakwerekwa oya ni ngaho bisangana urabiturana kwerekwa se gusa nyine ntiuzi ubikoresha cyane ariko iyo n'impano yawe ya kera hari umuntu wigeze kumbwira uwo munsi twari duhuye nawe mwarabanye arambwira ati uyu muntu wari utaraba pasiteri hano Bujumbura arambwira ati uyu muntu azayerekwa mama ntagawa ico gihe wari uvuye Goma uwo muntu nawe yaravuye Goma yakoreye ubukwe hano arambwira ati uriya muntu ntiyoroshe arerekwa none urumvaga wowe icadominye ico tubona kigaragara ni nivuga butumwa ariko nizo zindi urazigira ndi nazo mugani waho urazifite zikubitsemo hanyuma pastor atari ibanga wabaye pasteri ku myaka ingahe ntaragaza 30 wari utarageza imyaka 30 iri muri 20 n'ingahe ningahe nyine nari muri 20 n'ingahe oya vrema n'umugisha witabye Imana hakiri kare nitabye mama gawe nkiri kare so utekereze ko njyewe natangiye church ego tarashaka ndafite fiance udafite fiance apana kuvuga ngo ngiye watangiye ishenge natangiye ishenge ntara apana kuvuga ngo nari basi nari mfite na fiance dawe nari mfite nta mvugo twavuganaga mu mbambwira ko nzoshaka nta gahunda yo gushaka nari mfite ego gahunda nari mfite kandi gukorera Imana oya vraiment ndumva wabihagazemwo hakiri kare ijambo riravuga ngo dukwiye gukorera Imana hakiri kare birakwiriye byiza cyane bari bitangaje gusa hari habayeho challenge yo kumva ko ari abantu benshi twari dukorana icyo gihe base umuhungu utarangashaka ni gute ashobora kuba ngo yatangiye icyacu ngo ni represent ibaze n'ukuri byari bitangaje rero ibaze rero kuyobora rero umupapa hari harimo na papa by the way papa na mama ego nabo warabayobora munaba Kristo banje nashaka ndaho ngaho ariko nzangira ngo umuntu nyine bemera guha nk'inshingano nk'izo aba yubatse nari ntarubaka rero ariko urumva ko abantu bose baremerewe umunyamahirwe ubuntu bw'Imana ukuriho nta kintu na kimwe hari ikintu ufite uzi ko iyo umuntu asenga cyane hari ibintu bimutanabaza kuko umwuka arabishura ikindi cya kabiri iyo favor y'Imana ikuriho mu buryo bwuzuye ibintu byose ukora kubera ko birimo ubuntu bw'Imana kandi birimo ubwenge bwayo kandi Imana ibirimo neza ni nka Imana igenda igafuka abantu imitima y'ibindi bitekerezo bogatekereje contrediza bakayoboka gusa nta kindi nta bintu byinshi bavuga ngo bimeze gute umuntu wese ushaka no kugukritika bakabona musengera kugira ngo Imana imubarire nazo zose bakumubona bakakurikira gusa Imana none se muri uyu muhamagaro wawe wo kuba umukozi w'Imana pasteri hari nk'umuntu wakweretswe arakubwira ngo uzoba pasteri cyangwa gusa umuhamagaro wisanze bamwe mu bantu banyeretswe ufite njyewe singira amahirwe yo kuboneka cyane ngo umuntu niduhura ngo yabatanyereka n'abagiye banyereka bamwe umutwanaje ntiworoshye ariko umuntu neza uzunyerekwa neza biri serious umuntu witwa Munyange pasteri aza kwereka mungu munyabyinshi twahuye muri niga muri kaminuza mu mwaka jede igoma arambwira ngo wowe uzoba ahantu mu mujyi uzohagirira ikanisa uzoba umupasteri uzoshika ukora ubukwe uzobyara umwana wa mbere w'umuhungu
ibyo byose ndi umunyeshuri ndi mu wa kabiri ibyo byose iyo shene yose yabimbwiriye umunsi umwe twari duhuye icyo gihe nari mfite amasengesho ngira iminsi 7 ubwo nashobora gukora amasengesho mu twabanaga muri Rukataza ni na bofu ni umunyakarama uwo muntu twarabanye ari inshuti yanjye cyane n'ubu ni inshuti yanjye kwa yangabiye inka ngonje gushaka namushikiwe yego kwa se wabo cyangwa niwe wamukurangira ntiza amundangira nukuri nuvuga ngo twarabanaga icyo gihe goma ariko nabyo ni byiza ngo nshike hano arambwa ati wowe nisho gushaka nzuguhinga ngo mare mbona umugeni ndamubwira ati nabonye umugeni sawa ambika nuvuga ngo yayimpaye ataranamenya n'umugeni mfite nza kumubwiraga arambwa ati ngwinga nguye n'umugeni sinakunda nawe n'ubundi mugisha so nuvuga ngo icyo gihe nani mfite amasengesho y'iminsi 7 ikintu nakoraga uwo muhungu n'umutemo twarabanaga n'umugabo wafite n'umuryango arananduta n'umubyeyi so nukuvuga ngo ninjiraga mu nzu ngakuraho telefone ngakuramo simukadi naho gukuramo simukadi ngasigamo gusa flash ngashiramo YouTube zari saraza ngashiramo gusa indirimbo zandutira ngashiramo amiga abasunzu n'abandi wakuyemo carte nta muntu uzonda kugira ngo ntiyagire ugutelefone abe na basi atazoja una message ya Rezo Vodacom bienvenue sur notre chaîne nahitaga nshamo gusa memory card gashamo indirimbo gashamo amasina inyigisho nuko kaja mu cyumba yari munsi twabanaga nari ncumbitse mu wiwe kinjira mu cyumba nuvuga ngo nashoboraga gusohoka mu cyumba ngiye nko muri douche iminsi 7 kandi nkajyamo nuvuga ngo nta namatsiko yo kugira ngo menye n'abari muri salo hari igihe numvaga abantu bari kuganira muri salo ubwo nahitaga musezera nk'umuntu wazindutse wagiye kure uri no mu nzu nkamubwira ngo ndi hano umuntu wese uzanshaka uzavuge ko ndahaye nkamubwira ati ntabwo mpari kaja mu cyumba ngasohoka ngiye koga ngasohoka mfite bezo nyuma yaho gasubira mu cyumba nuko ugakomeza ntagumaho icyo gihe rero nabayigoma nibwo nagize amasezerano menshi yo kuzakora Imana no kumushoma ariko ntabwo nabyumvaga ahubwo numvaga ko ngewe ninamara kwiga ishuri zahita mba nk'umuntu ukora muri Kongo umunyepolitike kaje Kinshasa nkazunguruka isi yose ariko umuhamagaro uzugenda udomina umuhamagaro utanyiraho kwanza Imana yaguhamagara kubera ko umuntu hani Bujumbura ukunda kuvuga kantu kandi ako kantu kaza kamfasha kenshi kuri statizi wazavuga ngo inshingano zirakomeye nukuruta umuntu so invango icyo gihe ntago nabyumvaga ariko Imana yampamagara ndabikunda ariko ikintu namaze kubona iyi Imana iguhamagarira amahanga iyi Imana iguhamagarira kuzagera kure iragutegura nk'ubu kenshi nkubije ukuri nkubereye honete ikiri ku mutima topic nyinshi mbwiriza hano nazanditse 2015-14 ndigomba iyo ntaye turayigera nukuvuga ngo rero njewe ndaho ndigoma nanditse topic 400 muri mfite agenda zanjye mfite n'udutabo nagiye nandika dutandukanye so dutabo nshaka kuvuga ngo uraje muri biblioteke ariko icyo gihe n'utwo dutabo twinshi navuga ko ari n'amatopiki kwa atandukanye 400 ndazibika nazanditse icyambere ntaho bari bantumiye naho nari nasabye bari banze nukuvuga ngo ntabwo nazanditse mpandekeza ko nzozibwiriza nuko gusa numvaga nyine birimo kuza kabyandika kabifatira umwanya kandi nari inshuti y'irungu nabaye inshuti y'irungu kurenza ku inshuti ya tablet nari mbikunze kuba njyenyine n'Imana gusa kuko nakoraga n'amasengesho turi kumwe n'abandi arimwe nkabona hari ibintu bimwe bigenda bipfa cyangwa nkabona twaravuga tuzokora amasengesho y'imisi 3 gaje nkumva ngo umwe ntiyaje ngundi ngo yasivye abana atavuga ati wapi reka njyewe nigendere nkora ibizanje ndi njyenyine so rero ico gihe nari njyenyine ico gihe Imana nari ko kuri prise y'Imana ico gihe rero nibwo nanditse nari mfite umwete wumvespe topic 400 umwete apana gukina ntacyo bimbwiye ngo abandi basore ngo bari hariya ngo tujye gukina ngo tujye kuvugana ngo dutere ipindi ngo ibyo ntacyo bimbwiye urumva wowe waje mu masengesho ugafunga telefone ugakuramo carte ntacyo bimbwiye ngo na message za Vodacom ntizije ntacyo bimbwiye ta telefone y'umugore nari mfite ntayo umukobwa nari mfite ntayo ta fiance nari mfite ta gahunda nari mfite nimwe nari umunyeshuri yiga ibyo nari nuzuye umwuka wera urakoze cyane ndumva nta n'umuntu wari kumupamagaraga ntawe ari kuguhama apana nk'ubu ndiko nakubwiye ubu nyine ntago mfite WhatsApp imwe ariko icyo gihe nta WhatsApp zari zitaranabaho nyinshi ariko kandi nta nubwo
no kubona umuntu mpamagara by the way ku mayinite bisanzwe MTN Tigo Vodacom ni ukubona yabaga ari nka mama wacu data wacu muyomba muzehe aho kubona ngo ari umukobwa witwa SP ngo ampamagare arandekereza anziye cyangwa yankuye ankure iki alakantu nkunda kuvuga hari igihe umuntu ushobora kunyura ku nzu bari kuyubaka ugasanga bashyizeho imicanga bakwise ibiti ugatekereza ko utohifotoreza ukanatekereza ko udashobora no kuyikodesha ariko nyuma hirya haba hariho Dubai ikora ibirahuri byo kuyuzuza iyo imaze kuzura hari igihe ushaka kuyikodesha abandi baranayigutanze hari igihe ushaka kuyijyamo ugasanga yarahenze cyane ku buryo niyo ifata hakiri kare byari kuba byiza so hari igihe umuntu rero aba ari chantier y'Imana Imana iri kumwubaka ataruzura neza ari ibintu bimeze nyine nk'imicanga ariko Imana ishimwe kugira Dubai yo mu ijuru amen izigenda imanura buke izigenda ikuzana ejo nagiye kubwiriza kuri eglise y'iwanyu ndababwira ati ari rero dufata umwanya munini cyane wo kubwiriza abantu ngo Imana izaguha abana Imana izaguha imodoka Imana izaguha akazi Imana izaguha fiancé Imana izaguha umugabo Imana izaguha akazi Imana izaguha visa ni byiza ntago ari bibi ariko tubisange n'abapagani hari umukobwa wasambanye na chefu kanaka ahita amuhesha visa amuha akazi agira gute ariko ikindi kintu dutandukaniyeho bo bafite amaviza asanzwe kujya hanze ariko ikintu dutandukaniyeho nabo kandi kiri special nuko tugira visa y'ijuru agakisa uvuga ngo ico ni nacyo kigomba kubwirizwa cyane kuko nicyo dutandukaniyeho n'abandi ibi bindi rero by'amafaranga n'ibindi sava ni byiza kandi nabyo bigomba kubwirwa abakristo kugira ngo bave mu munebwe batunge kuko nari igihe ushobora no gukenera bigatuma ushobora kwiba cyangwa ukifuza cyangwa ukagira ariko ikintu dutandukaniyeho n'abisi no gutunga agakiza Yesu muri twebwe tugira indi kode hirya ya kode babona tugira ubundi buzima hirya y'ubundi buzima babona ushobora kuburara ukabona umuturanyi yanditse n'amafaranga tuyibe kutayiba rero suko utayakeneye kutayiba rero suko udashonje nuko uwo wakiriye ukubereye umuvyeyi nationality tutunze y'ubwami bw'Imana bw'ijuru so umuco w'iwacu ntwemeye kwiba twe umuco w'iwacu gusura avuga ati aya mafaranga yewe mwashize amafaranga atariho nimuyakura hano muyabike niko mwijuru niko wacu hameze so kwa papa kandi tibituruje tiduhereye ngo yo bari kwa amafaranga nari nkibyo ya ni ibintu bisanzwe ntago ari ukubyiforce umwana w'Imana niryo rya jambo rivuga ngo mubanze mushaka ubwami ibindi birahari n'ibyacu no gukiranuka ibisigaye muzagubyo birahari n'ibyacu kuko ibyo uvuze ati ibiriya byo ninyongera kandi tubisangiye n'abisi iyo usaba inzu n'uwisarayi arayironka atanayisabye igikuru cyambere no gutunga Yesu no kugira agakiza denominateur komeye gusa yewe bayizera icyo dusangiye ka eglise universelle yabo twese mwisi Église la compassion ICC vivante peaceman zizo Yesu muri twebwe nagakiza gusa Pastor hari akantu nifuza yuko tugarukaho kandi ukambwira numvishije uri kwigisha ahantu uvuga intahe yawe cyangwa se témoignage uravuga ngo hari igihe wigeze kubaho nta kanisa ryo gutumira kandi ufite amatopiki kandi urongera uravuga ngo ayo wabitse ico gihe uyu munsi niyo uhawe ugarura niyo uhawe ukoresha shaka rero kumenya ibyo bihe byari bimeze gute ni iyihe mpamvu yatuma ko uyu munsi tukwemera kandi utwigisha ugafasha imitima y'abakristo kandi ukavuga ngo ibyo uhavuga none nibyo wateguye kera ko biradufasha none kandi wenda na kera byo bafashije byagenda gute kubera iki utatumirwa kubera ico gihe watangiye kwandika amatopika abantu batahise bagukoresha ico gihe namaze kugusubiza kare nari muri shanti wari shanti ibiyo byari bitarangera ico gihe nari shanti Uwiteka karagenda yuzuza ukebuke amen gusa aho ndi ndabizi ko binezerewe urabyishimira bati pastor mukuri umusoro kiri mutoya ariko uri gukorera Imana yicaye mu ntebe nziza ngo intebe mvuga ntago ari ingi cyangwa iya muri kanisa abavuga mu buryo bw'umwuka hagaze neza ariko nagira nkubwire aho Imana yampamagariye sindagera no muri TLC yayo sindagera naha ndacyari kure ndewe ahantu nzi nenda kuje
naho ngeze harashafite ibintu nta kintu tacurangira habe na zero gusa aho ndabishimira Imana kandi ndanyuzwe ariko kandi arabijambo ry'Imana mperutse kubwiza nari ndana muri Karumeli ejo bundi n'umupasiteri witwa Ndamarize ataye abantu benshi baramuzi ndababwira ibintu dushobora kwigira muri ico gice twari ko twiga kimwe muri byo biravuga ngo Yesu abwira abigishwa hamwe ngasanze babaroba bakesheje ijoro ryose ntaco bafashe urabwira ngo mwigire hige muhengere ngo niho hari amafi menshi so nuvuga ngo bakesheje ijoro bazunguruka hafi bagira ico babona ariko amafi ntago yari yabuze nuko batari bigiye imbere nuko batari bigiye imbere ariko nkiyo baje kwigira imbere ni Yesu arabwira ngo mujye imbere niho amafi nje hari igihe nza ntekereza kuri iryo jambo nkavuga ngo wenda Yesu yarayategetse araza yarababwiye ngo mujye imbere niho musanga amafi niko bibirivo so nuvuga ngo hari igihe rero abantu batinda hano hafi ariko n'imbere habaho hirya yahugeze hari ahandi utaragera kandi naho ugomba kugera hirya y'ayo masengesho wasenze hari ahandi utarasenga ugomba gusenga hirya y'abo bantu wafashije hari abantu utarafasha kandi bagutegereje hirya y'abo bantu wagaburiye bakarya bagahaga bakishima hari abandi bagishonje kandi Uwiteka yateguye ko igikoni cyabo restaurant yabo ni wowe hirya yabo wabwirije ubutumwa bwiza hari abandi bakiri mu mwijima bataramenya ko Kristo yapfuye barategereje rero n'ikindi usabwa rero ni ugukanguka tukigira imbere halo kandi imbere ntiyazashira kugeza tugiye mu bwana kugeza imbere gusa imbere kugeza Yesu aje dukomeze tuje imbere rero abo tutarabwiza ubu naje nkantekereza gusa abaza ari imbogamizi zimwe zigenda ziba ku buzima bw'umuntu ariko nanone ufite zo purpose hari abantu nari nagiye kuvugana n'abantu bo kuri radio nshaka gusinyana nabo amasezerano kugira ngo nzaza ntambutsa ubutumwa abansaba ibintu by'amafaranga sindayabona ako nyabonye uyu munsi shobora kuba busy ku rwego expension yanjye shobora kunshaka kwambura kandi atarakuvuga ngo nakwirengagije kubera ihe mpamvu haraba Yesu yaragira inshuti yitwa Lazaro yari afite abashikira bitwa babiri uwitwa Martha na Maria aragwara bamutuma aho ntiyabona umwanya ntabwo yabuze umwanya yari afite umwanya w'ibindi ntiyabuze umwanya yari afite hari ibindi byari bikeneye biri prioritaire kuja kureba Lazaro kandi w'inshuti nuvuga ngo yari kwareba abantu batari inshuti ze kandi inshuti ye yamuhamagaye akayiburira umwanya kandi batari inshuti akaba ari wawuheza kweri iyi mpamvu iyo nshuti ye yari ayifite ahubwo yari ko ashaka izindi nshuti Yesu rero bamutumaho bwa mbere inshuti yawe yarwaye ntiyasi ubwa kabiri yarenze ubwa gatatu ageze kure ubwa kane yashikanye tiyaza n'umukiriya aza nyuma y'iminsi ari mumvu ariko uzikiza Yesu yakoze amaze kuzura Lazaro ntabwo yari yarapfuye kiroho yapfuye kimwiri amaze gupfa kimwiri hari abandi bari barapfuye kiroho kuzuka kwa Lazaro kimwiri kuzura abantu kiroho ngo Yesu yatinze uziko ari igihe Yesu aguhindura buriyo urayumva ikaye ya buri ukazusharabanga uzoshira kuri proper hari igihe Imana guhindura buriyo yayo hari igihe Imana iguhindura igitabo cy'amateka kizobera inyunganizi y'abantu bazoza nyuma yawe so nuvuga ngo ikareka isipaka gwara ukababara abantu bakaza ko isipaza senga abavyeyi barabakozi b'Imana umugabo wari umukristo seba n'umukristo vrai SP umukozi w'Imana byagenze gute abantu bakibaza ibibazo bakabibura wamara gukira umunsi gusaba huse muri PC macangwe mu gatatu cangwe muri EPG ukavuga ati nje SP muranzi nagize imyaka 20 ngwaye hano tazampaguruka ariko uyu munsi ndashima Imana akomeze neza hakaba hari uwundi muntu ugwayaho akamavuga ati njewe takibazo ngiye kuryama nsinzire nanjye nzokira ubwo Imana yakije SP jewe ninje ugwaye bukeya nzokira akamasuzugura ingwara ye agasanga hatagwaye kandi arwaye kubera iki Imana yaguhindure buriyo kugira ngo ingahe yawe kugira ngo ubuhamya bwawe buzobe hope buzobe ibyiringiro z'abantu bose bacitse intege bamavuga ati sawa ubwo uzajya no kinaka tuzoba ubwo yakize imyaka 20 kwa kanaka barakize basigaye barya bakambara abana babaye bategetsi reke ntacimana tazokora n'umuntu wese wihebye natwe tuzogerayo so uvuga ngo Lazaro yari yapfuye kimwiri atapfuye kiroho aturanye n'abantu bapfuye kiroho bafite kimwiri nzima Lazaro kintu cyari cyagiye mumva wari umubiri ubugingo bwari hewani bwari mu bwami abandi ubugingo bwabo nibwo bwari mumva imibiri yiboneka
kuzuka rero kuba Lazaro k'umubiri kwatumye abantu benshi bari barapfuye kiroho bizera Yesu baravuga ati uyu muntu ateye ubwoba uzura bapfuye tumwizere bahita bazuka kiroho kubera iki Yesu yashakaga gukoresha urupfu rwa Lazaro kivuga butumwa kigitangaza gituma abantu benshi bapfuye mu buryo bw'umwuka bazuka. Hari gihe rero umuntu atinda igihe kirekire ingwara zigatindamo washanga ibigaragaza ari kugira ngo Imana izobikoresha kugira ngo yizeze abaye. Tuba dukiye gukanguka rero tukamenye ibyo turimo. Pastor vraiment ibintu havuga ni byiza cyane kandi ko ndumva nubakitse cyane. Hanyuma hari ikindi nshaka kukubaza, watangiye umurimo w'Imana ukiri umusiribateri urangize nyuma yaho uza kubaka wa muryango wawe waraje uragusutenire nta cagabanutse ku murimo w'Imana cyangwa cyariyongereye cyane? Madamu n'umunyamavuta nta kibazo afite. N'umunyamavuta kibazo aranshigikiye yaje deja asanga umupasiteri yazi kwa asanze pasiteri kandi agomba gushigirira pasiteri. Turamushimiye ahari agubwe neza muri Kristo, agubwe neza, Imana ikomeze imwiteho. Hanyuma pastor, noneho hari akantu uvuze k'ubwenge bwinshi cyane ntiturageraho tugomba kugira. Ni kure, turi kure cyane. N'aba bandi tubona yuko bari mu muvuduko cyangwa bahabakora cyane baracari hasi. Ariko muri iki gihe igitangaje nuko umuntu barimo kumuha inshingano agasa n'uwashitse akararama mbese akabifata agasa n'umuntu washitse yaje akaryama hasi. Bari abantu ibo twabafashije bakanguke ntago bagize gusa hari ibyo umuntu azimaga mu buryo bw'umwuka. So yuzimye rero utekereza ko aho wageze ko watsindiye intebe kanaka akoze nk'umuririmbyi ukabaga umurejandi ukaba umuntu abantu bigiraho byinshi ariko kameme warageze muri parking. Waraparitse utakije imbere kandi imbere hakibaho. So birakwiye rero ko umuntu akanguka akamenya ko hari ahandi agomba kugera, akamenya ko hariho imbere hari n'ibintu byinshi cyane akiri inyuma cyane, ni ibintu byinshi utaragera. Ejo bundi hari umugabo twaganiriye n'umugabo w'inshuti yanjye aba muri Amerika yagabye nka 39 acahari izo zose. Yambwiye ko yambitsa ibitenge birenga 100 amaze guheza abantu. Afite abana yigishina kandi yari yaragwaye inyonjo arakira. Inyonjo izikira arakira. Imana yaramubwiye ngo ibintu wakoze zobiheraho nanje uwo mugongo mfite ubushobozi bwo kurutera ipasi ukagororoka. Ni ukuvuga ngo yakoze ibyo ngibyo agwaye arakomeye. So nubango kandi yaragwaye mu mubiri ariko mu buryo bw'umwuka ari muzima ari umujene yari Lazaro ameze nkuko. So nubango ibintu biragoye cyane. Hari ijambo maze iminsi ndi kwigisha muri no minsi rivuga ngo umunyabyaha uciriwe urubanza urubanza rw'abanyabyaha. Umunyabyaha uciriwe uri coupable ariko wishize ku ntebe y'abajije ngo ajije abandi mu gihe nawe ari coupable. Umunyabyaha uciriwe urubanza urubanza rw'abanyabyaha. Umuntu nawe afite ibyaha ariko agahora abona iby'abandi kandi akavuga ngo abandi bapfe kandi nawe mu bapfa agomba gupfa nawe. Cyangwa wekera akamayigirira uwera akamayishira mu ntebe y'Imana akavuga ati ni njyewe ndera abandi bose nibo bapagani. So umunyabyaha uciriwe urubanza urubanza rw'abanyabyaha. Bibiri zivuga umugabo w'umukozi w'Imana witwa ngo ni Dawudi. Imana yaramuhamagaye muheza ibintu bikomeye kandi akiri mutoya ngo arangize yifuza umugore muka Uriya, yica Uriya acura umugore wiwe. Amaze kumucura Imana niyo yabimenya abandi ntago bigeze amenya amakuru. Ibibwira umukozi wawe witwa Nathan agiye abwira Dawudi aramubwira ngo abagabo babiri bari baturanye iyo ugeze ku muntu w'umwami ntaga uzamubwira direct. Amubwira nyine aramubwira ati abagabo babiri bari baturanye umwe w'umukene undi akaba umukire. Umukene yaragira intama imwe yari yaraguze ngo yayihuzaga mu gituza cye ngo akayiheza ku duta two ku nkongoro ye ngo akayigaburira ku nkoko ye ngo yayihuzaga mu gituza cye ngo yari imeze nk'agakobwa ke ariko ngo umutunzi we yari atunze ibintu byinshi cyane. Bukeye ngo umushitsi ataha kuri wa mukire. Ageze kuri wa mukire aho gufata muri bya bindi byiwe byinshi acaka gufata kuri ya ntama imwe
ya wa muturanye ngo bajya Imana umushitsi Dawudi aramubwira ngo ibyo bintu mbwiye birashoboka cyangwa aramubwira ati birashoboka sawa none aramubwira ati hari ibintu bitatu ngiye kukubwira icambere uburakayi buranyuzuye umutima wanje wuzuye umujinya ndarakayemerewe nabi cyakabiri uwo muntu mugende mu mushake mumuzane azuzana intama zimwe yishure wa wundi yatwaye imwe icya gatatu nyuma muzomuzane tumwice Natani aramubwira ati mwami izo bintu zose ko bivuze ko ari bitatu bikubeho niwe wabikoze kuko Imana yaguhaye ubwami iguha amatungo iguhinga iguha amafarashi iguha abagore muri kino gihugu cyose ariko wifuza muka Uriya bituma ukura Uriya ku rugamba uramwica utwara umugore we Dawidi yamavuga ngo mbabaye ariko kubera ko igihe mbere atarazi ko ari we yari ko avuga ngo apfe amenye ko ari we asaba imbabazi kenshi impamvu ubona abantu benshi habe n'izi social media abantu bari kuzikoresha nabi umuntu agamavuga ngo uyu nguyu yagaza gutya yasohoye ifoto yasohoye ntago ndi gushigikira abantu bari kubikora ariko igihe cyose urimo kublama gutyo wari ukwiye gusubira inyuma ugafata ikirore nawe ukabanza ukireba ese amakuru yanje nanje amenyekanye bizogenda gute igihe cyinshi dukunda ko abantu batugirira imbabazi ariko twebwe twananiwe kugira imbabazi abandi igihe cyinshi dushaka ko abantu badukunda ariko gukunda abandi zaratugora igihe cyinshi twumva ko amakosa yacu bayashiraho urupande bakayatwikira irido ariko ayabandi numva kamera hano mbabwira ukuntu ntagawe yarayibye wowe ayawe Bibiliya zivuga ngo uko ushaka ko bakugirira ngo ubu wa mbere ubanze ubigirira abandi icya kabiri Bibiliya ikongera ikavuga ngo ibyaha by'abamwe ngo bitebuka cyane kumenyekana ngo ibindi ngo bikihuta bimwe biratinda ibindi bikihuta ariko ngo byose bizoshirwa ku mugaragaro so rero birakwiye ko ahubwo iyo umenye ko hari amakosa SP yakoze cyangwa ntagaho hawe nk'inshuti cyangwa nk'uwizera biba bikwiye kurira mu buryo bw'umwuka mu mutima ukarizwa n'icyo kintu cyabaye hanyuma ugasenga ukabwira Imana ngo ni gute ibi bintu uzauba ibi bintu byagenze gute utubabarire uturengere udufashe ugasenga ukamuhamagara mu ibanga ukamukosora ukamubwira ariko rero ubu nyine abantu uranezerwa nuko umugenzi wawe yaguweho n'ikintu kibi uzuguza amayinite ya limitere saa 9 z'ijoro ubaye umenye ko ari amakuru yantagawa yasohotse ugahita ushaka abandi bantu wa muhungu nje nanababiye kuri muhungu biriya bintu azavuga ntibimubamo dore hano Tiye naramunyu uramuhungu kandi uwo ngo uhabivuga ni umukristo inshuti yawe uha uja mu ijuru afite nimero zanje ntabwo yambaye nkunda kuvuga wenda tujya no gusoza ngo kugambana ni ukuvuga ukuri kure yaho gukenewe kugambana ni ukuvuga ukuri kure yaho gukenewe ni ukuvura umurwaza kandi umurwayi ahari kugira ngo umurwaza agenda arwaye kuvurwa atagwaye n'umurwayi atahana indwara ye nawe wo kumvishije nawe ahubwo niho ugasubiramo uvuga ngo ndamutse njyewe nibye sindi umupasiteri ntago nzwi nk'umukozi w'Imana ukamenya ngo ntagawa yibye cyangwa yasambanye n'umugore kanaka wese nturi inshuti yanjye ukavuga ati umubyeyi wacu pasiteri inshuti yacu yaguyeho n'ishano sawa nk'igihe wowe wamenya amakuru yanjye icyo wari gukora niki nukumpamagara njyewe wakoze amakosa kwambira ati ntaga icyo kintu cyakuguyeho byagenze gute ngwino dufata umwanya tuje mu cyumba dusenga Imana uwo mwuka nayo mapepo ahunge uzi icyo ukora wowe bituhamagara undi umupasiteri Fred tubamenye ntagawa ya program twari twavuze ngo tuzomutumire mukureho byagenze gute ntagawa neza ubu nyine baramufashe ariko umwe n'umugore baramufashe yibiza imodoka polisi ziramutwaye uzi kintu wabwira ukumbuze nta kibazo yari afite kuko njewe ntabwo yaraza amakuru yanjye nukuvuga ngo uhita umugwaza wavuze uhita wowe bari umugwaza wamenye amakuru yanjye kigiye wowe kamfashe ngo umvure umpeze uwo muti ugahita uvuga ngo rukumbu ngwino njewe nari mfite ibinini byokiza ntagawa ngwino mbiguheza wowe utarwaye ubinywe uragwara ibinini ntagawa gumana indwara yiwe mwembi murware ndacumvishije wowe amanya amakuru yanje ni wowe muganga wanje ni wowe ufite farumasi yanje ni wowe ugomba kumvura so wamara kumenya amakuru akugira ngo njewe umfashe ugahita ufasha utagomba gufashwa ugahita uheza ibinini umuntu utarwaye ugahita ugwara ugahita ubaga umuntu utagwaye
ugafata rukumbuzi ukamuga ati Tagawa namenye ko agwaye ingwara yo kubaga mu nda ngwino nkubage mu mwanya wiwe kandi utarwaye uzosuga rwaye igikomeri Tagawa naguma n'ingwara yiwe afite mu nda mwembi mugwarira icyarimwe nuko niko bimeze nubona umuntu rero aje kukugambira mugenzi wawe ukabona Ntagawa nje kukubwira amakosa ya rukumbuzi uzamenye ko nje kugira gute nje kukubaga mu mwanya wo kubaga rukumbuzi kugira ngo usigarane igikomeri kandi rukumbuzi nafite ingwara mwembi mugware mwembi uzozuhura na rukumbuzi wama wikanga wamuvuga ngo ariyo kandi atazayiba nukuvuga ngo uzohora wikanga iteka ryose nza nkubwira ngo rukumbuzi ni mubi akama mubi kandi ntakiwa mubonye wewe ndabumuzi ariko kera abantu nukuvuga ngo ujya muntu wamenye ko mfite ikibazo ntiyakimbwira kugira ngo gikemuke aba yaramaze kunyica muri we yamara kunyica akabura hanshira akabura morgue agashaka kundi muntu ufite umutima urangaye akavuga ati mpezo umutima wawe ngugire morgue kujyamishe mwo Ntagawa nari mfite umurambo maranye iminsi ku mutwe nabuze aho ngushira mpezo umutima ntiza tukaza wemerera umuntu tukaza wemerera umuntu naza kukugambira mugenzi wawe aba yakubonyemo morgue nziza yo kumubikira umuntu yishe no kuvuga ngo abantu bagambana bagende kujya umuntu ugambana we umuntu ugambana n'umwicanyi ariko uwo baje kugambira nawe akemera ni morgue ari kubika nk'umuntu ako kantu niko kabisa niko bimeze pasta vraiment Imana iguhumugisha mwinshi uravuga ibintu byiza bifasha imitima y'abantu none se muri iki gihe mu mihamagara ihari abantu bamwe hari tema abantu bakunda kuvuga ngo umuntu yari yihamagawe ariko bavuga ko yihamagaye kubera ko wenda atari gukora tuvuge ari mu murimo w'ubupasiteri sibyo akavangamwe ibindi cyangwa se ukabona ni wa muntu yego arigisha ariko nta masengesho afite wa muntu tukavuga ko yihamagaye ariko buriya hari igihe Imana yo kwemera ko umuntu yihamagara akaja mu nshingano Imana itemeye ko tuzi ko ibintu byose ari Imana ikora hari igihe Imana yigeze gukura umugabo witwa Sawuli ku ngoma imusigira ikashe asigarana ikashe ariko azagira ngo aracahaba kumbe Dawudi yimye ingoma kera hari ijambo ry'Imana rivuga ngo nuko Yesu ngo ageze kuri ya nyanja ngo yikira mu bwato bumwe ngo ageze iri muhengeri bamaze gufata amafi menshi ngo hamagara n'abasigaye ngo nimuze namwe mufate ku mafi kuko twabonye menshi kuko ngo amato yaragiye kumeneka ico nayenda kuvuga icambere no ibintu yusa no vuga kuri iryo jambo icambere nuko nta ntebe umuntu yica bitagira umutsimbo nta ntebe iyo uri umurevera ufite remplace inyuma yawe uca ni mu mugongo nuhindukira uke uramona undi Imana yahitirene kandi Imana izisimbura abantu bitewe n'ibihe byinshi kimwe muri byo Imana izisimbura abantu iyo bakoze amakosa ku ntebe yabahaye inshingano Imana yagwaye hari umukobwa witwa Vashti umudamu yari umwamikazi yakoze amakosa ku ntebe y'ibwami Imana yari ifite ka Esther ariko iterenenga kana kakimfuza Vashti timukuraho seho Esther hari umugabo wakoze amakosa witwa Sauli Imana yari iterenenga Dawudi uvuga ngo kubanya amakosa bose barimo gukora amakosa ku ntebe Imana yabahaye bitegure hari umuramplace niba Imana yarahaye ubwenge abatoza b'ikipe ya Barcelona cyangwa Chelsea bagatoza abandi kandi abari mu kibuga batarakora amakosa ntabwo Imana yahaye rero bari abazungu buri yabwenge ishobora kubura ubwenge bwo gutegura bazotsimbura bazamufite amakosa mu murimo wayo igihe cyose wicaye aho hantu uzumenya ko hari abandi bantu kuvuga ngo nimba hari ikintu uhamagariwemo bikore neza umuntu azamubwira ngo bakatukamenya ngo mufite umukorari mwiza muri pism tukamuhamagara no ko twamukomeye amashigiye kirekire amaze kumunyamavuta twasigaye tumuhamagara ngo urumva ngo se ngo haragatike ngo mufite ngo yereke hakaza undi mwana ni udakeneye itike ushaka kwiririmbira gusa mumva umwanya ndirimba koresha impano mukamure itike umunsi wa mbere wa kabiri mukana zabagoye undi mwana kwasi umwana ko haririmba neza mukama mumwibagirwa tumenye ko yigeze no kubaho uwo ngo akaba active ariko wa wundi karakoresha ya mpano Imana yamuhaye cyane ici Imana idakora tizi kwaka impano ari jambo rikomeye naherutse guhishurirwa irambwira ngo impamvu amakanisa menshi arimo gusenyuka kuri none ngo nuko abantu bari gutanga imyanya bagatanga intebe ku banyempano badafite imbuto aho guheza abanyembuto intebe kubera iyi impamvu ikomeye cyane nuko imbuto ziruta impano kandi imbuto zizoruta impano kugeza Yesu agarutse umuntu ashobora kugira impano ikomeye ariko noneho akaba afite ingeso mbi undi muntu wazo akaba afite gusa ingeso nziza akaba afite imbuto nziza kera iyo ni impano kera ikomeye so umwanya rero mu ikanisa umuntu ukwiye guhabwa umwanya mu ikanisa so umuntu ufite impano ufite ingeso mbi no umuntu ufite gusa imbuto nziza
ufite imbuto nziza kubera ihe mpamvu iyo Imana yaguhaye impano izihamagara abantu ngo nimuze mu nshenere nimuze mu ndebe ndubuke nimuze mu ndye ariko iyo bahageze bagasanga n'inzuki zirahari basubirayo basanze zihazikomana so iyo rero Imana yaguhaye impano yo kubwiza cyangwa yo kuririmba ariko agira ingeso yo gusambana umugore wese cyangwa umukobwa wese wari kurikeye ya mpano yawe yashika ugatangira kumubwira ibindi bitari byo asubirayo kwerema kandi nugusuzuguza umurimo w'Imana bazavuga ati yo nuvuga ngo abakozi b'Imana basaba ko bavuga Imana ariko birivuga ngo sibarya bose bavuga ngo mwami bazinjira mu bwami bwami arabivuga ngo mwimve imbere mwabivume sinigeze kubimenya nabo bamubwira ngo twarahanuraga mu izina ryawe bavuga ngo sinigeze mbamenya kubera iyo mpamvu n'abanyempano batigeze bagira imbuto nziza ariko rero impano ihamagara abantu ngo nimuze mu ndebe imbuto zikagena igihe muzobana impano iyo mbwirije kuri radio cyangwa kuri YouTube umuntu akanyoboka iyo nshitse nkamwerera imbuto nziza ahita atura burundu ariko iyo yaje agasanga ya mpano gusa niyo kuvuga niyo kuririmba idahura n'ubuzima asubirayo yasobanutse no kuvuga ngo gikomeye cyane mu kanisa simpano igikomeye cyane n'imbuto ikintu kigomba guhaga umwanya mu kanisa si umunyempano ufite ingeso mbi ni umunyembuto utuje abantu bose kujya abantu benshi bagiye bagwanya n'abapasiteri mu kanisa ni abantu benshi bari bafite impano ariko batigeze bagira imbuto uzamushika ukamona umuntu akavuga ngo jewe ngo pastor ntagawa umuntu wanje uzamubwira akama kugura ikoti iminsi ibiri akama gusohokana akakugira utaka kwifotorezaho mugagira bite gaje kagukarikira zo gutera icumu mu rubavu amaraso y'amashoka umuntu akamaza mu kanisa akama yicara gusa iyo ni muvuga ngo mutanga amaturo sawa turirimbe ni sawa dusenge aza yumva icumu kavuganya nawe gusa ibindi ntacho murebe undi we ni documentation y'ikanisa aza kurikirana n'sadaka yatanze sasa sadaka twatanze ko mutazagize zakoze umama dusaba izindi akora muri documentation y'ikanisa umwanere w'itorero no kuvuga mu kanisa harimo bane riri mu kanisa kwirakora iperereza zabazaho pastor yaraye ico yariye none siyo yariye kuri za faranga zasuze inyubako iriya koti yambaye yari gusimuziye mutima mwiza bafite iyo bakasa bahora bagenda kuri pastor kugira ngo barebe ko yo kuri kosa barahize akakoze Imana ubahwe kabisa Imana ibatabare kandi barenge so hari abantu nyine bihamagaye kandi bari gukora amakosa ariko kandi biravuga ngo aracari 2,000 batarafukamira baya no kuvuga ngo uko bizosa kose uko bizogenda kose abakozi b'Imana barahari umwijima uzagwire ubusambanyi buzakure abantu kwiba kuzogire amafaranga azokundwe isi yose izohagarare uburozi buzobwino n'ubushaka n'ubu diaspora abakozi b'Imana ukurira cyane biriya ejo nariko mbwiriza banya ntabaruhare bababwira ngo kimwe mu bintu twokwigira kuri Nehemiya nuko nta kintu gikomeye kirenze Imana ikomeye nta kintu na kimwe gikomeye kirenze Imana ikomeye niba Imana Yesu Kristo yarafuye akizura nta gisigaye service yihaye yapfuye azoyiduheza bimworoheye isi yose icyakabiri niba rero Yesu yaratsinze urupfu nta kindi kintu kirenze kuko ikibi kirenze ikindi mu isi kiza gishengura imitima y'abantu n'urupfu no gupfusha umuntu wawe ariko hirya y'ibyo Yesu yararunesheje ubwo rero nta kindi izo ntangara ikintu kimwe ndagenda gusoza Bibiliya ivuga ngo Yesu ngagaburira abantu 5,000 ngo babaza gusabagaho ngo batabaza abagore n'abana mwagaburira abantu bangahe 5,000 uzi gitangaza cyabaye yagaburira